igihe se inyenzi zitateye u Rwanda ni igihe ki, uretse ko ibitero byagendaga bisimburana mu myaka, nibwo byazaga bikomeye kuko nyine babaga bafite igihe cyo kwitegura. N'ubu ngubu ziyise inkotanyi, n'ubundi nizo ziyise inyenzi, ntabaziyise inyenzi n'uziyise ko ubu ziyise inkotanyi. Byari byo byose ni babandi cyangwa n'abana babo baratera, baza bafite igitero gikaze kubera ko bari bavuye mu ngabo z'amahanga, bafashe ibikoresho byabo, batekaga ibigo bikomeye. N'ubu kandi amasasu bashana bajya kureba muri ibyo bigo, ikibazo bafite cyose bajya kureba aho bategekaga. Ariko impamvu ni yayindi yatumye batera muri 1962, 1963, 1967. Impamvu ni yayindi y'icyo gihe ni nayo y'ubu ngubu. Ntabwo rero Habyarimana wazanye intambara, kuko icyo gihe Habyarimana se wari ku butegetsi. Niba ngubu bashaka Habyarimana, se icyo gihe bashakaga ndi? Niba ubu ngubu se bashaka Habyarimana, icyo gihe barashakaga wari uhari icyo gihe, kuki bashaka ubu ngubu bagashaka na Habyarimana? Twayaga twamuvugaga yari umugore akaba umugabo, twamuhaga izina. Umugore witwaga Suzanne, akaba nyina wa François Nzigirwa na Alphonse Mugambera na Tereza n'abandi, ngira ngo bamara bazi. Iwe ubwo turi abana bato nk'imyaka hari wenda 8 cyangwa kuri uwo mugore habaga umuntu ngira ngo yari yarabaye mu nyenzi, wari uvanze. Umubyeyi umwe ngira ngo yari umuzungu, undi akaba umunyarwanda witwaga Mariko. Abantu bo kwa Suzanne hari uri hano, Alphonse ntabwo yaba ari hano, bakereka tuba tubyihoreye. Tujya gutarama kuri uwo mugore, turi abana bato, ndetse ababyeyi bakatumerera nabi kuko twajyaga dusa batumereraga nabi kuko bavuga ko twazerereye, twagiye mu mihana. Ariko twabaga twajyanywe n'uwo Mariko tukajya kumubaza iby'intambara z'inyenzi, yatubwiraga uko byagendaga. Hakaba ubwo tugeza nijoro kwa Kimonyo, bari baturanye cyane, bari begeranye n'uwo Suzanne kurusha. Njye navuga kure, ariko nkiruka nkajyayo nkanyura kuri Fred, kuri Gisa, tukajyana kwa Suzanne, kwa Mariko, kujya kumva inkuru z'ibyo bakoraga. Sinzi David, uwo Mariko uramuzi? Kuko nawe ni inyenzi nkuru. Rero ibyo ndagerageza no gutinda cyane, ndaza kubicamo bugufi. Ayo mateka turaho dufite imyaka 8, 9, 7, sinzi uko twumvaga, bikaba byaravuyemo icyatugejeje hano. Est-ce que vous craignez beaucoup les terroristes de l'extérieur, ce qu'on appelle les Inyenzi ici? Pas spécialement. Non? Ils ne sont pas très nombreux ou bien ils représentent quelque chose? Oui, des groupes plutôt de bandits ou de banditisme, nous ne craignons pas ça spécialement.
Et vous croyez que l'armée nationale du Rwanda est capable de lutter contre ces terroristes efficacement? Certainement. A marché sur Kigali, la capitale, et a assassiné le président Kayibanda. L'attaque allait échouer. Voici les premiers prisonniers Inyenzi. Vous entendrez leur témoignage. Est-ce qu'il y a un plan d'assassinat des personnalités du gouvernement? Mbese ubu ngubu mutekereza kugira ngo mwice abantu bose b'abantu babakuru mbese ushobora kugira ngo mushobora kubyica mwarabitekereje? Kuri zo ntabwo nshobora kugira ngo mbice ariko abakuru bo babishaka hari. Vous que on doit tuer tout le monde. Bilan de cette opération, 35 Inyenzi tués, 25 prisonniers. Écoutons encore le témoignage d'un Inyenzi capturé à l'Aube, il a 20 ans. Pourquoi êtes-vous Inyenzi? J'étais posé par les autres. Donc vous affirmez que vous n'êtes pas Inyenzi? Non, non. Vous êtes Tutsi? Si, je le suis. Unariste? Si. Et maintenant, est-ce que vous avez peur? De quoi? De la population, du jugement, peur d'être tué? Si c'est la mort, je dois mourir. Si ce n'est pas la mort, enfin... Qu'est-ce qui va vous arriver maintenant? Comme? Qu'est-ce que vous allez devenir maintenant? Moi? Peut-être un prisonnier ou un mort comme ça. Vous n'avez pas peur de mourir? Tout le monde meurt. Vous étiez obligé de venir avec les Inyenzi? Si. On vous a menacé? Si. Qu'est-ce qu'on vous a dit? De venir. On m'a dit que je suis obligé de venir. Ils étaient arrêtés avec leurs 4 fusils. Et que voulaient-ils faire? Tuer la population? Tuer les gens de Kigali, je ne sais pas vous dire c'est terre ou terre. Ils voulaient tuer des gens? Si. Des Européens aussi? Aussi. Rero kugira ngo bitwe inyenzi byagenze gute? Mwashoboka kuba mufite nk'abasirikare reka wenda barindiye nk'irwamagana. Wajya kumva abo bantu barimo bararwanira nko muri za Kabuga. Noneho rero barabaza atari se ngubaze mugendera ku muyaga mucahe kugira ngo mubase gucengera. Bo barivugira ngo twebwe turi inyenzi. Ni gute umuntu wagabye igitero yemeye ko ari inyenzi bo bwabo nibo byo babyiyise. Ari nk'Ikabuga undi uri hariya za Nyamata nakakubwira ati twebwe turi inyenzi undi nanone uri hariya gatoya hariya za Gahanga akubwira ati twebwe turi inyenzi abo bantu iryo zina bakarihuza. Bivuga ko kwitwa inyenzi bajya gutera bari bamaze kuburiza ko bagomba kwitwa. Dore rero ikintu kirimo kubabaza. Iyo bajyanye umuntu mu rukiko muri ziriya nkiko z'abazungu bahita babyita ko ari abahutu babise inyenzi. None umuzungu ucurubanza akashigira kw'icyo jambo ati inyenzi wa mugari kwica ntacyo bitwaye aba bantu n'abicaye. Ntago bashobora nibura kuvuga ati ijambo inyenzi byatangiye kwitwa muri za 63. Bo bavuga ko biswe inyenzi muri 94 abantu batangiye kubica. Kuva mu nkambi rero igihe inyenzi zaje kugota ngo ziducyure habayeho kudesida. Icyo gihe ko ari ukwidesida ukavuga uti harakorwa iki biragenda bite abantu benshi arabafasha icyemezo baragaruka ariko njyewe ndatekereza ko ndi MND mwene Rusimbuka niko papa yitwaga nkumva inyenzi na ideology zo kumbaga bari bumbage ndavange sinshobora gupfa mbazwe nzapfa ngenda turagenda tuza kugira tingitingi twamaze igihe kitari gito ntago nzi niba byari tactique militaire ubwo wenda abasirikare barabizi cyangwa niba bwari uburyo bwo kwikusanya kugira ngo bavuye na Bukavu nayo bose duhure noneho tuzongeye tugenda turi gikundi cyinshi kinini gusa za Rugondo ihene z'inyenzi nabwo zahadusanze Rugondo ihene y'inyenzi rero tugezeho bati mwagoswe rimwe mu gitondo cya kare bati mwagoswe nta yindi decision yari hari n'undi avuga nti no gupfa no gupfa. Ubwinyezi inkotanyi zari zarafashe point strategique ya Rebero nawe murebe uri Rebero ukareba ni Kigali hose ubu ha control ubu twawaye intambara mu mazu aho ngaho elema avance z'inyenzi ubwo ntangana nazo aho mu mazu mbese muri amazu yantuza kuko ntara ku musigiti bitwa Kadafi barafite imbundi yadasagaho buri kanya irambuje amahoro kandi none umujyi wose wari entouré par l'ennemi ubwo nuvuga ko inyenzi ziri zamaze kudushyira hagati ariko ubwo dukoreye nama saa 9 inyenzi zamaze gufata Runda bati murajya hehe ko inyenzi zafashe hariya nageze mu Gunga nsanga structure organisation yararangiye ko gutera inyenzi tukazikura ku butegetsi inyenzi zaradutanze ziradutera
nk'uko mubyiyumviye perezida Habyarimana aravuze ati nibo babyiyise, nta muntu wabibise, ntimukirize ntimukitatatse. Kagame we wowe ubwawe urabishyizeho akadomo. Kuva ufite imyaka 8 nubwo mwatangiye kwiga amateka y'inyenzi. Ndibaza ko umuntu witaga umuntu inyenzi bikaba igitutsi, tugendeye ku ijambo ryawe, iyi tabu yakagombye guhita ivaho isibamo ko inyenzi ntabwo ari igitutsi, ni mwebwe mwabyiyise. Twumvishije ijambo rya perezida Kayibanda, perezida wa mbere wa repubulika yabayeho y'u Rwanda. Aba bantu izi nyenzi bazigereranyaga icyo gihe n'abateroriste. Ibyihebe ni ukuvuga ngo twumvishe n'ubuhamya bwebwe ubwanyu mwiyuvugiye mwicaga igihumeka cyose. Urebye ubuhamya bw'iyo nyenzi ivuze ati barantumye ngo nice buri muntu wese uri muri Kigali ndetse n'abazungu. Twarigereranya n'imbwirwaruhame ya James Kabarebe aho yavugaga ati perezida Kagame yaratwibwiriye ngo twice igihumeka cyose, tube nk'imashini irimbura igihumeka cyose. None se hari ahantu baduhishe? Noneho bihumira ku mirari, abateruzi b'ibibindi mwizaniye baraje bicaye imbere y'abanyarwanda, imbere y'abayobozi, bari kwirata cyangwa se barimo barahamya ubugome bw'inyenzi Inkotanyi. Mwamwumvishe Ministre Console ngo noneho zirambaga, aravuga ibyazi, zarakubagaga nyine. Noneho n'umusirikare ngo kuradupagase ati nyenzi umwanzi. Banyarwanda banyarwandakazi, ubu ngubu koko urebye amahano zino nyenzi zateje, iri zina ryakagombye kuba abantu bari mu Nkotanyi bicara bakaryiratana. Nicyo kintu nshaka kugira ngo tuganireho uyu munsi. Ngiye ku giti cyanjye nakwifuza yuko ino zina rishyingurwa nk'ukuntu izina Interahamwe ryashyinguwe, rikaba ikizira, rikavugwa mu mateka, ariko turyigiraho ubugome, ubugambanyi, ubwicanyi rino zina ryateje. Kubera ko ba nyirabyo babyivugiye kandi bakirata ubutwari bw'inyenzi, njyewe ubu ngubu ndimo ndatekereza nti se mwazatuzaniye imbwirwaruhame za Kantano kuri RTL, ari kuvuga ngo inyenzi, izo nyenzi muzihigahige. Ese yavugaga abandi? Ese yavugaga inyenzi nk'izo kuradupagasi yavugaga? Yavugaga inyenzi nk'izo Ministre Console ari kuvuga? Yavugaga inyenzi nk'izo Kayibanda na communauté internationale bari kuvuga bati ni abateroriste? Ese yavugaga inyenzi nk'izo Kagame ari kuvuga? Ubu ngubu abantu tutari turi bakuru muri kiriya gihe, iyo tubonye imbwirwaruhame nk'izi dutangira kwibaza ibibazo byinshi, kandi amateka agomba kudusobanurira. Ikintu cyose ubu ngubu Inkotanyi zizajya zivuga tuzajya tuzishyiraho point d'interrogation, akabazo. Ni ibintu biteye isoni. Banyarwanda banyarwandakazi, Karambizi umushakashatsi, umunyamateka, ndibwira ko nanjye ariko ntekereza ati bano bantu niko babyiyise, ukuntu binjiraga, ukuntu bacengeraga, ukuntu babaga bari ahantu hose icyarimwe, bakabyiratana kandi bakabyiyita. Noneho abantu b'abanyarwanda b'inzirakarengane bakabizira. Niyo mpamvu mbabwiye banyarwanda banyarwandakazi, twebwe rubanda, twebwe abagenerwa bikorwa, ndababwiye ngo attention, mucishe makeya, mucire birarura.
baca umugani mu kinyarwanda ngo aho inzovu zirwaniye hababara ibyatsi. Ari inyenzi inkotanyi, nyanyenzi inkotanyi ziri kubyishimira. Ari abarwanyaga inyenzi inkotanyi bari kwirata ubutwari bw'ukuntu barwanyaga umwanzi. Ariko nimwibuke neza uko umuturage utaruzi aho biva n'aho bijya yahizwe yitiranywa n'izo nyenzi. Ni mubyibuke n'umuntu wabiguyemo. Banyarwanda, banyarwandakazi, hari abantu benshi bafunzwe bazira iryo jambo inyenzi. Ndi kwibaza, mutubwira abazi amateka, ibyangeze Hasani, ibya Kantano na Valeriya bavugiraga kuri RTL. Mutuzanire n'ibyo bavugaga kuri Muhabura, maze twebwe twicira urubanza, kubera ko nta kintu tukizera na kimwe mu byo muvuga. Ntihagire umuntu uzongera kugwa mu mutego w'aba bantu. Umuntu uzagwa mu mutego w'aba bantu nuko atazaba azi gusesengura zino mbwirwaruhame. Ubu kuba inyenzi ni ibintu iy'amarere, ni ibintu biri hayi. Mwibuke muri 1994 bazaga bagatandukanya umugore n'umugabo hariya. Wowe usa n'inyenzi, wowe uri uwacu. Bagatandukanya abana, mufite abana 6 bakajya hariya, abandi 3 bakajya hariya. Ati mwebwe muri utunyenzi. Banyira gupfa, banyira kugorwa bakabipfira. Ni mwibuke ibitabo byanditswe n'abantu bacitse ku icumu. Bavuga yuko babicaga babita inzoka, n'inzoka nabyo banza rimwe mwe mwabyise. Nuko nta reference yabyo mfite, ninyibona nzayibazanira. Babagereranya n'ibikoko. Muzi ijambo inyenzi mu binyamakuru international ukuntu biri ibintu ahantu bafata umuntu bakamugereranya n'agakoko. Mwibuke ibitabo mwanditse muvuga yuko inyenzi babise udukoko kugira ngo babice. None ubu ngubu kandi koko hari inzira karengane zabigendeyemo. None ubu ngubu mukaba mwicaye perezida yabateranyije muri kwishimira ubutwari bw'izo nyenzi. Banyarwanda, banyarwandakazi, ubu koko ijambo inyenzi ni ijambo mwakagombye kwicara mukishimira mugaseka. Niho hantu bababwira ngo hari imbaraga z'abarutashye nyine, bataza akababaro kabaye. Niho hantu mumenyera yuko ibitambo byatanzwe. Niho hantu muzamenyera yuko amagi yagombaga kumeneka kugira ngo imireti iribwe. Aho umukuru w'igihugu nyine yishimira ubunyenzi bwe, aho abo yakamiye bashinja iby'inyenzi zabakoreraga ku mugaragaro, abantu bagaseka bagakoma amashyi, twebwe rubanda twarahashiriye. Ari mu kurengana, ari mu gupfa, ari mu gushira, ari mu gufungwa, ari mu gutotezwa. Banyarwanda, banyarwandakazi, muri aya mahamba y'inyenzi tuvanyemo iki? Perezida Kagame we ubwe ku mugaragaro bose babireba ahamije yuko inyenzi zazindi twumvishije yuko zicaga igihumeka cyose, zazindi twumvishije yuko zari abateroriste, amateka yazo niyo yavuyemo igihugu cya FPR inkotanyi mureba kuriya hariya, cyubatse kuriya, gikora kuriya, gifite ingengabitekerezo imeze kuriya, byavuye kuri izo nyenzi. Arabyihamirije. Ibi bintu inkotanyi zikomeza zibizana, nizo zihimba ano magambo, nizo zihimba zino terminology, nizo zihimba ano materime, nizo zihimba ano macenga. Zarangiza zikaza kwirizariza, zitangiza intambara, zitangiza amacakubiri, zitangiza amacenga, zikarangiza
zikreye aba victime inzirakarengane zikarangiza zibaye abatabazi. Sinzi niba hari aho babahishe. Ngenda abwira abanyarwanda kugira ngo bumve, bazibukire, bamenye uko bagomba kwifata muri ibi bihe. Ibi bintu kandi murebe ijambo interahamwe, murebe ijambo ikigarasha, uko biri gukoreshwa muri iyi minsi. Ejo bundi ibingira na Kagame mwarongeye murabiyumvira. Mbese ikigarasha, mbese ijambo interahamwe ni umuntu wo guhigwa, ni umuntu wo kurasa, kwicwa, ntihagire impara zicuranga. None banyarwandakazi, ijambo ikigarasha ryazahinduka umuvictime nanone nk'ukuntu inyenzi zahindutse umuvictime. Abantu bitwa ibigarasha kandi byaranatangiye bagahigwa, bakicwa, bagafungwa, bakabamenase, bakaburirwa irengero, bikarangira za nyenzi zidusubije muri ya sirikwi yo kwicana no kugongana. Nibo bantu batangira bahindura abantu ibintu, udusimba, utuntu. Narababwiye ubushize ikigarasha ni iki? Nta muntu waremewe kuba ikigarasha icyondi. Uri umuntu ufite imbaraga, ufite ubwenge, ufite ubushishozi, ufite umutimanama nk'uwa Kagame. Nta kintu Kagame cyangwa ibingira cyangwa bariya bose bafite utashobora kugira. Ikintu kimbabaza ni uko mubona aya mayeri y'inkotanyi mugakomeza mukagwa muri uwo mutego nyine w'uwo mwanzi bivugiye, nibo babyivugiye. Inyenzi bari abanzi, niko Kuradupagasi yavugaga, bakamukomera mu mashyi. Nk'umuntu wita umuntu ikigarasha, nk'umuntu ushaka guhiga umuntu ngo ni ubugarasha. Ibingira yabivuze ejo bundi muri ya nama zabo zidashira. Ikigarasha agereranywa nk'umututsi witandukanyije na FPR. Interahamwe umuhutu wese. Mbese umuhutu wese yabaye interahamwe. Biza bigahwana n'ukuntu bafashe umututsi wese bakamugira inyenzi. Bizanywe n'abantu bamwe. Banyarwandakazi, kuki mutabibona? Kuki mutamenya ubwenge? Buriya nta kuntu twafata ingamba n'abantu badafite radio tukagenda tubibwirana ku buryo mu boycott izo ngeso zabo mbi zose mukazishyira ku ruhande. Ibintu byo kwitana umuntu ikigarasha muri blague ejo bundi hazaba itsembatsemba, usanga abantu bitwa ibigarasha bose babamaze. Maze usange hari abantu barokotse kubera iyo mpamvu. Ngo mwakuye amoko mu ndangamuntu. Nta muhutu, nta mututsi, nta mutwa. None bakumaze bakwita ikigarasha, bakumaze bakwita interahamwe. Ni interahamwe turabiza babizanye n'abazishinze. Banyarwandakazi, ubwira umwumva ntavunika, sibyo? Ubu kuva uyu munsi ikintu cyitwa cyo kwita umuntu inyenzi bikaba icyaha gicike. Kubera izi reference muzifate muzikoresha. Mufate izi reference muzikoreshe mu nkiko. Mubabwire ko abo bantu ariko babyize kandi babyishimiye. Kandi record zirahari, niba biri kuri RTBF ni ukuvuga ko intuza archive zihari ku ruhando mpuzamahanga. Ikibazo tugira ni uko baturenganya tukaba tutazi kwirenganura, kubera ko duhora mu bintu byo gukomeza kugira ipfunwe, ko bagucisha bugufi nawe ukaca bugufi. Ntunagire n'ubwo bwenge bwo kugira ngo ujye gushaka ayo makuru. Ntugire n'uwo mutima nama avuga ati bano bantu ubundi inyenzi byavuye hehe. Narababwiye nkitangira ibi bintu byo kurwanya ipfunwe, iyo bakwise umujura ntago icyangombwa ari ukwita witarutsa ngo sindi umujura, ngo sindi umujura. Icyo gihe uba winjiye mu rubanza. Kugira ngo werekane ko utari umujura ni uko ujya gushaka igisambo. Iyo bakwise interahamwe ntago ari ngombwa kwisobanura aho bigeze. Ni ugushaka interahamwe ukayerekana. Abantu rero
bazize b'inzirakarengane bazize kwitwa inyenzi batazi ahantu bihuriye, ubu bakaba bari kwishinga FPR, inyenzi, inkotanyi, nk'uko twabyumvishije, mu gukomeza kubyina intsinzi y'inyenzi kandi hari abantu babizize, ni ubufatanyacyaha. Nibaza ko abantu batambutse, abantu bapfuye kubera iryo zina batakagombye kubyishimira. Rero nsoza ndangiza, nagira ngo mpe ihumure, mfate mu mugongo buri rubanda, umunyarwanda wari uciye bugufi, wazize ano mahamba y'inyenzi atazi ahantu biva n'ahantu bijya. Banyarwanda, banyarwandakazi, ntabwo twari turiho ku bwa Kigeli, ntabwo twari turiho muri 59, ntabwo twari turiho ku bwa Kayibanda, ntabwo twari tuzi ubwenge, twari turi ibitambambuga ku bwa Habyarimana. Ibya Habyarimana ntabyo tuzi, nta n'ibyo twabonye. Twabonye inkotanyi zitwicira kurwara nk'inda, twabonye inkotanyi zitunungunikisha, zidutagangaza, zitagangaza buri munyarwanda wese. Twabonye inkotanyi zitugonganisha. Rero tugomba kwiga aya mateka kuyacukumbura byanze bikunze. Umuntu uzongera gukanga uwundi ngo yamwise agakoko, ibyo bintu mubivane mu nzira, ahubwo mubaze ba nyirabyo kubera iki bisaga ubukoko. Mubaze inyenzi, inkotanyi, kubera iki mwiyise udusimba abantu bakabizira. N'uyu mwaka Kagame na FPR muzi ibyo muri gukora, njye ntabwo njya mbataho igihe, mukaba mukiri kwiyita utwo dukoko twamarishije abantu. Ndasaba abantu barenganye bose kugira ngo musubire muri za archive, mujye gusubirishamo imanza. Ndasaba abantu banditse ibitabo ko babita udukoko, ibyo bitabo byateshwa agaciro, kubera ko nyir'ubwite aravuze ngo inyenzi nizo zabagejeje aho bari, nizo zabarishije imireti we, nizo zatanze ibitambo bakaba babiri ku butegetsi. Inzirakarengane zose aho muri hose ndabahamagaye kugira ngo muhagurukire kino kintu, mwitandukanye n'izo nyenzi, inkotanyi, mwitandukanye n'izo nterahamwe, mwitandukanye n'abantu babita ibigarasha, kandi ibi bintu mubifate seriye, ni ibintu bizajya mu butabera. Muntu uri kwita umuntu ikigarasha kuri uyu munsi, kuri iyi saha, kuri uyu munota, rikodi zirahari, archive zirahari, uzabibazwa, uzabihanirwa, uzakerekaho n'impozamarira kubera ko twakuburiye. Ndahamagarira abagabo, abagore, abasheshe akanguhe, abana, urubyiruko, kugira ngo muve muri uyu mutego w'inyenzi, inkotanyi, kugira ngo muve muri uyu mutego wo gucisha abanyarwanda na bagenzi banyu bugufiya, mubaziza ibintu mutatangije. Mureke inyenzi, inkotanyi zirwane hagati yazo, mureke interahamwe zirwane hagati yazo, mureke uwazanye ibigarasha akomeza bivuge, ntimumutize umurindi. Muzibukire zino mvugo, ndababuriye, muzibukire. Abantu bavugaga inyenzi mu 1991 kugeza mu 1994 bumvaga ko ari uburenganzira bwabo, kandi bumvishije Kuradupagase neza ibyo avuga na Ministre Console, urumva ko bakibivuga bemye, nta soni bafite. Ariko ntimuzi ingaruka byagize ku banyarwanda batari bake. Rero banyarwanda, banyarwandakazi, uwanjye ndamuburira yakwanga nkamutega iminsi. Aya magambo bibigarasha n'interahamwe, inyangarwanda, abanzi b'u Rwanda muri gukoresha, ingaruka zizagira muzazitegeshe amaboko abiri. Ntimuzagire ngo sinababuriye.